Nk'uko mubizi kuri iyi si kugira ngo ugere ku kintu wihaye cyangwa se intego wihaye biragorana, gusa icyo uba ugomba gukora uba ugomba gutegereza cyangwa se ugakomeza ukagerageza kugeza igihe cyawe kigeze. Uyu munsi nk'uko mubibona tugiye kuganira ku mateka y'umugore witwa Marian Anderson. Ni umugore w'icyamamare cyane, gusa muraza gutungurwa kuko iyo umurebye ubona atari umuntu cyangwa se wavamo icyamamare. Nk'uko mubibona ni umuntu wibereye aho nyine, nta bintu by'ibimekapu ntabwo muri make asa n'umuntu wavuga ngo ni umuntu wigeze kuba umuhanzi. Ibyo rero niyo matsiko cyangwa se ibyo tugiye guhishura nibyo mugiye kumva, nanjye byateguwe na Adolphe Muhire. Ni njye tugiye kubana mu kiganiro. Amateka ya Marian Anderson yari African American, ubwo ni ukuvuga ngo ni umunyamerika wari ufite inkomoko muri Afurika. Nubwo haba hari irondaruhu biriya bihugu byateye imbere, ariko yabashije kubicamo abifashijwemo na nyirasenge aba umusitari ukomeye ku isi. Marian Anderson yari African American wa mbere wakoze igitaramo muri Met Opera. Iyi ni inkuru yatangajwe na history.com. Ku mugoroba wo kuwa 7 Mutarama 1995, umwenda wa Metropolitan Opera in New York warazamutse ugaragaza Marian Anderson uba African American wa mbere ucurangiye kandi unaririmbiye muri Met Opera. Icyo gihe Anderson yari ageze ku mpera z'umwuga we, wari uhuje ishimwe rikomeye n'imbogamizi zatewe n'ivangura racism. Yabanje kumenyekana abikesheje nyirasenge wamushishikarije kwinjira muri church choir kandi akamufasha gutegura ibitaramo bye bya mbere by'umwuga, professional shows. Anderson yamaze imyaka ya mbere y'umwuga we mu burasirazuba bwa United States. Yari afite intsinzi, ariko yakomeje kubangamirwa no kutagera ku izina rikomeye mu muziki bitewe na racism na segregation, ubwo ni ukuvuga ngo ni ivangura. Maze amaherezo afata icyemezo cyo gukomereza umwuga we Europe. Yahise ahinduka icyamamare cyane by'umwihariko muri Scandinavia, kandi abantu bakomeye barimo umwanditsi w'indirimbo composer Jean Sibelius n'umuyobozi w'itsinda ry'abacuranzi conductor Arturo Toscanini bamusingiza nk'impano idasanzwe mu ijwi. Agarutse muri United States, Anderson yakomeje gutaramira abantu benshi, ariko yakomeje kwangirwa amahirwe yo gutumirwa mu bitaramo, gucumbikirwa muri hoteli n'andi mahirwe y'ibanze abirabura batagiraga, ariko whites, ubwo ni ukuvuga ngo abazungu bo babihabwaga byoroshye. Mu 1939, Daughters of the American Revolution yangiye Anderson kuririmbira muri Daughters of American Revolution mu kwamagana icyo cyemezo. Bamufashije gutegura igitaramo kuri Lincoln Memorial cyitabiriwe n'abantu 75,000 harimo n'abagize cabinet ya Roosevelt, kandi cyanyujijwe ku rwego rw'igihugu hose. Icyo gitaramo nticyongereye gusa izina rye, ahubwo cyanashyize Anderson ku isonga mu ntangiriro z'urugamba rwa Civil Rights. Civil Rights ni ukuvuga ngo ni uburenganzira bw'abasivile muri rusange, hatarimo ivangura na rimwe. Rudolph Beng wabaye umuyobozi wa Met mu 1950 yari yaragize umugambi wo gusinyisha Anderson ngo ataramire aho kuva agitangira uwo mwanya. Nubwo yari yarasabwe n'amakampani menshi, yaba ayo mu gihugu n'ayo mu mahanga, foreign and domestic, Anderson
yari yaririnze opera mu gihe cyashize. Yumva ko ijwi rye ridahuye nayo kandi acibwa intege nuko habaho imyanya mike ku baririmbyi b'abirabura black singers. Igihe Bing yamaze kumwemeza gusinya, ntiyabimenyesheje board of directors ya Met keretse nyuma. Yamuhaye uruhare rwa Ulrika muri opera ya Verdi Un barco en maschero. Uwo mwanya ugaragaza umuntu umeze nk'umurozi witch-like figure. Akenshi wagaragazwaga n'abagore b'abazungu bambaye dark makeup. Ntiwari uw'ibanze kandi wari wuzuye imyumvire mibi ishingiye ku ivangura, ihuza imigenzo ifatwa nk'iya kera cyangwa backwards n'abantu b'amabara. Nubwo bimeze bityo, kugaragara kwe kwa mbere muri Met kwari igikorwa gikomeye mu mateka yo kwishyira hamwe mu buhanzi integration of the arts, kandi The New York Times yatangaje ko igitaramo cya Anderson cyatumye benshi mu bari bateraniye aho barira amarira. Met yagize Anderson umunyamuryango uhoraho, nubwo Un ballo en maschero ariyo opera imwe rukumbi yakinnyemo muri iryo torero. Nyuma yaho yaje kuririmba mu mihango yo kurahira kwa ba President Dwight D. Eisenhower na John F. Kennedy mu 1965. Yarahagaritse umwanya we nyuma y'urugendo rwo gusezera Farewell Tour rwatangiriye muri Constitution Hall, aho yari yarigeze kwangirwa kuririmba, rukarangira muri Carnegie Hall. Akaba yaritabye Imana mu 1993. Imana ikomeze mwakire mu bayo. Aho niho tugarukirije amateka y'uyu munsi ya Anderson. Kora subscribe kugira ngo tujye duhora tureba andi makuru y'abagiye babaho ndetse n'ubumenyi twabakuraho. Ikintu wakwigira kuri uyu mudamu ni ukudacika intege mu bintu byawe, kuko abantu bashobora kukurwanya, ariko gusa icyo wiyemeje bikarangira ukigezeho. Njye mwari muri kumwe, Adolphe Muhire. Ciao ciao, ndabakunda cyane.